uriya muhanzi social mura watutse umupolisi ibyo nabyo turabikurikirana turebe niba koko ari byo ariko byagenze ashobora no gukurikirana mu rwego rw'amategeko. Ubuyobozi bwa polisi bugiye kutwereka abantu bagera kuri 39 batawe muri yombi harimo nk'umuhanzi social mura. Ijoro ryashize badufatiye igikorwa turimo so twazinze ibikoresho rero twubaha leta itujyana ishaka. Social mura uburyo bivuga ntago wemera hari kumwe muri makosa. Ikosa ritandukanye n'icyaha kuri njyewe. Ushinzwe ngo kuba tutse n'umupolisi social nibyo? Ntabwo mbizi uko namutukiye bamfaje ngenye. Ngo bajye kugufata ngo bamututse. Njyewe simbizi rwose. Ngese njyana uzatuka umupolisi. Uriya muhanzi social mura watutse umupolisi ibyo nabyo turabikurikirana turebe niba koko ari byo ariko byagenze ashobora no gukurikirana mu rwego rw'amategeko. Afana ko bihakana yaba yatutse gute umupolisi? Ntabwo ndi buvuge ibyo yamututse ibyo ni amakuru twahawe n'abapolisi turabikurikirana turebe ishingiro bifite ariko n'ubundi n'abakora amakosa urumva ko ubwe none aha ngaha ntabwo yavuze yuko yakoze amakosa warumva ngo ariko polisi itabakunze polisi yakwanga se ikaguha uruhushya. Irene muri ndahabi mwari magambo se wumva warenganye? Ntabwo narenganye. Aha. Allo? Oui. Yaramutse neza. Mwaramutse? Ikaze ku murongo wa MTN murimo muravuganira Iradukunda Clarisse. Nande? Iradukunda Clarisse akaba ari umukozi wa MTN service na Nyarutarama uguhamagaye turimo turavugana nande. Muri MTN baba bafite nimero z'umuntu, baba bafite n'amazina mukajyanditseho. Birebe muri system urabibona amazina yanjye. Ariko tuguhamagaye ugomba kwibwira natwe tuba tukwibwiye. Reba muri system zawe ureba amazina. Ntabwo tuba tuguhamagaye tuyobewe izina ryawe none urambaza iki amazina y'iki ko ufite ntuza ufite system urabaza iki amazina? Konti yanyu turayagaritse ndumva. Hagarika komba urahagarika wowe ufite urawe Matyayaso. Yesu! Muza tugana kuri center tubafashe wangegera wambwa wangegera uzadusanga kuri center tubafashe. Samba ugo Clarisse Matyayanyuko. Uyu mushinga twarawutangiye umwe mu bo twawutangiranye aravuga ati uyu mushinga reka mubibe ngende ngo presente muri za ministeri mvuga ati mudutera inkunga umuntu abatwibye umushinga gutya arawutwara. Umuntu yitwa Pike baramuzi ntago ubu ngubu naheza. Dubbing ntago ari umushinga nabibye ni gahunda ya leta ntago ari umushinga ese nako uyu mushinga ni gahunda ya leta kandi ugomba gukora dubbing kugira ngo habe kwiyongera kw'akazi. Ye ni projet nabwo ngo tuyikore kuva eva 2018 2018. Rega abo bantu bose bumva abasobanuzi n'abantu badashaka gushoboka bashaka gushoborwa n'itegeko kuko nabantu bigira nk'abantu bazi kuvuga ariko kinaye kuba umushinga gute umushinga wabo bawize ryari. Mfite company registered muri RDB muri 2010 irimo dubbing is registered as dubbing company. Ese abana bundi ko babemera ko ndi mukuru bari abana icyo gihe bari baharira ngo mbibe umushinga. Iyo metero inzovu nayimwamo abo kuko je mbaru nzabigisha bwa mbere bigisha ubwa kabiri bigisha ubwa gatatu ndakubwiza ukuri ku nshuro ya 4 nzabakubita ikinyafu. Grupe y'amaraso zini y'amaraso kuyifata neza yamaze kwiheba rwose sinzi uko bimeze. Amaraso yakagenda neza. Grupe z'amaraso Croix Rouge. Yesu! Grupe y'amaraso nzinija. Yesu we! Grupe z'amaraso ni A na B na C. Grupe y'amaraso yanjye ni H. Ya kwa muganga barebe ko gifite ubwonko mu mutwe.